Nongeye kubaha ikaze mwebwe mukurikirana amakuru hano ku Mihanda TV. Nongeye kubasuhuza cyane mbazaniye amakuru aho muri Expo abantu bari kuvuga ati ibi ntabwo byabaye i Rwanda, ibi ntabwo byabaye ku banyarwandakazi n'abanyarwanda muri rusange. Ni video ziri kugenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga aho abakobwa bari kugenda biyandarika muri Expo, aho bari kubyina imbyino zidasanzwe zitazwi hano mu gihugu cy'u Rwanda, zitarimo umuco na mukeya wo mu Rwanda. Ni ibintu biri kugenda birakaza ababyeyi benshi, bakugenda batabivugaho rumwe rwose, bavuga ko ibi bintu bitari kuba biri kubera mu ruhame rw'abantu. Abana bari kwiyandarika kandi se urubyiruko rwacu, u Rwanda rw'ejo, ibi ni ibiki biri kubera ahangaha muri Expo. Ni ibintu ababyeyi benshi batari kwakira neza, batari kumva. Umubyeyi kubona video agahita akuka umutima ati ese umwana wanjye yari aha hantu. Ni ibintu rero abantu benshi bari kuhuriraho bavuga ko bitari byo, kuko urebye ibintu biri kubera hariya muri Expo birakaze cyane. Ikintu cya mbere nakubwira ko nuko muri Expo niho hantu bavuga ko hagiye kuvukira abana benshi rwose, abana bagiye kuhatererwa inda nyinshi cyane zitateganyijwe. Icyo ni ikintu cya mbere ababyeyi benshi kugenda batinya, nicyo kiri kubakura umutima. Umubyeyi kubona video yakumva ko ari muri Expo, yakwibuka ko umwana wiwe yagiye cyangwa se yagiyeyo cyangwa se ariyo ako kanya agakuka umutima. Ni ibintu rero biri kugenda bishimangirwa n'abantu kugenda bapostinga cyane ku makamera, ku mashusho media zose rwose. Ni amavideo kugenda acicikana ahantu hose. Umubyeyi avuga ati kweri nk'ibi bintu koko u Rwanda ruri kuba rwakorera abana barwo ni ibiki. Ni ibintu rero nyine abantu benshi bari kwakira nabi, kubera ko ni ibintu biri kugenda biba bibi cyane ku mbuga nkoranyambaga, kandi bikaba bibi no mu mitwe y'abantu, aho abantu batakekaga ko urubyiruko rw'u Rwanda rwaba rumeze gutya. Ndagira ngo nkubwire ngo niba nawe ariko ubibona byagakwiye gucika, ujye muri comment utubwire. Kandi ndagira ngo nkubwire ko babajije n'umuyobozi mukuru ushinzwe gutegura Expo, akavuga ko kuba ibi bintu byakorwa ari kugira ngo abantu bitabire, cyangwa se nyine Expo icuruzwe nk'imurikagurishwa nyine rizemo abantu benshi, ibintu benjoyinge, abantu nyine baryoherwe, nyine banaryoshye n'ababishoboye. Atari ko ikindi nuko rwose ababyeyi bacu cyangwa se abana bacu babigenderamo, kuko icya mbere barabanza bagatererwamo inda, bagataha basinze mu masaha akuze cyane, kandi nyine bigatuma n'ubundi bagenda bamburwa, bakubitwa n'ibiki. Ati ni ibintu rwose nta ngingo n'imwe irengera ko bataha aya masaha cyangwa se bajya muri Expo. Bamwe mu babyeyi bo bavuga ko rwose batanatinya no kuba bava ngo bayikureho burundu, kubera ko ari ibintu biri kugenda birarura abana babo. Ati umwana kumubuza kujya muri Expo bye ntibikunda rwose, kuko aragenda, kandi iyo wanze kwajyayo yanakora n'ikintu kirenze. Ati rero ni ibintu rwose bagomba gukuraho kugira ngo abana bacu batakomeza kuba bayoba cyane, kuko ibiyobyabwenge bimwerwamo hariya, inzoga, amatabi, uburaya cyangwa se ubusambanyi, ni ibintu rwose bizengereje urubyiruko rw'u Rwanda. Ati rero rwose mudufashe ibi biveho, cyangwa se amasaha abe yagabanuka ajye munsi nka 2:00 cyangwa 3:00. Ati kugera 5:00 umwana akiri mu gasozi, ni ibintu rwose ugenda usanga agenda akirwa n'abantu bagenda bamusambanya, agenda arandura ibirwara, asinda n'ibiki rwose. Ati ni ibintu rwose utakora nk'umubyeyi wifuza kuba umwana we yazatera imbere mu minsi iri imbere. Kandi ndagira ngo nkubwire ko ibi ngibi byabaye ku munsi wa mbere. Ibaze noneho umunsi wa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, ukwezi kugashira kose, noneho bikagera ku munsi wa nyuma baba bavuga ngo ntabwo izagaruka vuba. Ndakubwiye ngo abana baragenda bagafata ibiyobyabwenge, bagategura amafaranga menshi yo gusesagura, yo kurya, yo kunywa, ibintu byinshi cyane, bakagenda bakagaspiya cyane. Rero ni ibintu ababyeyi bakomeje kwamaganira kure, bavuga ati oya rwose nibiveho, kuko ibi ntabwo byaba ari byo. Ati abana bacu baratunaniye, babaye ibirumbo kubera Expo. Ati rwose iri murikagurishwa rigiye amategeko rigenderaho, kubera ko ku buryo nyine abana bazajya bajyamo bakaba batabona uburyo banywa ibiyobyabwenge, batabona uburyo banywa amayoga, batabona uburyo nyine
bajya muri izi ngeso zimbi zose. Ati niba bashaka kubaka urubyiruko rwiza rufite ubwenge rufite no mu mutwe, nibanze bace Expo nayo iri mu bintu biri gutuma abana cyane cyane ba hano muri Kigali bararuka cyane. Ati rwose rero nibareba ukuntu batugenzeza abana bacu bareke kuba bakinjira hari ahantu, kuko ni ahantu habi cyane. Ndabakunda cyane rero, aho ni Komanda TV. Niba ubwa mbere ubonye channel yacu, kana subscribe, ukore kunzogera, ujye muri comment, ukore like kugira ngo abantu bacu bajye babona ibintu byacu mu ba mbere. Ndabakunda cyane rero, murakoze.